kubaha ikaze mwese mukunda sinema nyarwanda. Uyu munsi twanyarukiye ku Gisozi ahantu hari gukinwa filimi nziza cyane bayita Incakura. Filimi nziza cyane igezweho igiye kujya ica kuri YouTube channel yitwa Rwanda ni Cinema. Iyo filimi irakunzwe. Twanyarukiye ku Gisozi dusanga abantu bari kuyikina, dusanga na ahantu heza cyane, dusanga irimo n'abasitari batandukanye. Iyo filimi irakunzwe, harimo comedy, harimo ubugome, harimo ubugambanyi. Yikurikire ni seri, yikurikire kugira ngo utazakomeza gucikanwa n'aya mahirwe y'iyi filimi, kuko ndabizi neza wowe udukurikiye aka kanya uzayireba, uzishima neza cyane, kuko ni filimi nziza cyane. Kandi aba bantu twakomeje kuganira hirya no hino, tukumva ko bafite ibindi bikorwa bazaza banyuza kuri iyi channel yabo, ni Rwandan Cinema. Jyaho igikorwa cyose usangaho ukande subscribe, nurangiza uteganyeze n'akagoma kari ku ruhande, unakore share ku bandi basaranganye kuri iyi nkuru nziza, hanyuma nabo bakomeza kanyikuyeho hataba ese tubwire ko tubatunguye tugasanga muri ku Cyakura muri muyihe gahunda uyu munsi hano? Uyu munsi gahunda dufite kuri uyu munsi wa none kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, twaje muri gahunda yo gushutinga filime. Tukaba filime yacu yitwa Incakura. Tukaba twari turi mu mwanya n'undi wo kwiyakira kugira ngo tubashe kongera twongere kujya muri mood dufata akabaraga. Tukaba turi gukora filime nyarwanda kandi zisobanutse. Niyo gahunda ubu none twari twibereyemo. Murakoze. Twageze ku wundi musore, we tubwire, ese muri iyi filime ubona ari nziza, ese ubona imeze ite? Iyi filime ni nziza, namwe babishishikariza kuba mwayireba, kubera ko ikoranye ubuhanga n'abayikoze n'abahanga. Bakora subscribe, bakora comment. Yitwa Cinema, Rwandan Cinema. Twanyarukiye kuri uyu mumama w'umubyeyi wacu, nawe tumusanze muri iki gikorwa cya shoot. Ese wowe urabibona ute, urabyumva ute? Iyi filimi ubona ifite ikoranye ubuhe buhanga? Filime ukurikije ukuntu turi kuyikina, ari nziza rwose, abantu benshi bayikurikira, nta kibazo. Turifuza ko abajya bayireba bose bajya bakora subscribe. Murakoze cyane. Twageze ku wundi hano umumama utuje, mbona rwose Icyakura kimereye nabi. Ese wowe tubwire, iyi filimi urayibona ute? Ubona ko yakitingamo koko ari sawa? Filime ndabona ari sawa. Ntekereje ko mbona bizareka kubera ubuhanga n'ubushobozi bw'abikora. Bakora subscribe. Abakinnyi bari gukina muri iyi filime menya nazo ukuntu bameze. Mbo twanyarukiye kundi mujene wacu bamwita ubundi, muri iyi filimi ubona imeze iti? Filime mbona ari nziza nyine. Abantu bayirebye mbega nyine yakira bitewe n'abayireba nyine bagakora subscribe kuri channel yacu. Hano dufite undi muntu, nimba yapfuye nimba aryamye simbizi. Mbo dufitemo abantu benshi cyane, dufitemo n'umubyeyi hano wicaye, sinzi umubyeyi tubwire, ese mpamvu utari murajya ni iyi ibiryo byashize cyangwa? Oya, ibiryo ntabwo byashize, birahari. Ahubwo ngewe mbona bayifashe koze gatoya kugira ngo duhukeho gato, ariko igikorwa nyirizina turimo ni igikorwa cyo gushutinga kugira ngo iyi filime yacu tuyiteze imbere ndetse iryohere n'abantu bayireba, bakora subscribe kuri YouTube channel yitwa Rwandan Cinema. Subscribe yacu yitwa Rwandan Cinema. Barakoze cyane abajeni bacu, twakomeje gutambagira hirya. Umuntu duciyeho muramubonye, bamwita Ndabazi.